Nshuti mwene data, nongeye kukurarikira kugira ngo tubane muri aka kanya ko gusangira ijambo ry'Imana, kandi nkwifuriza umugisha aho uri hose. Dusome ijambo ry'Imana, tugiye gusoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ibice 6 n'umurongo wa 12, turongeraho niryo mu Bakorinto ba kabiri. Tubanze mu Bakorinto ba mbere, ibice 6 umurongo wa 12, byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira umumaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Mu Bakorinto ba kabiri, ibice 7 umurongo wa mbere, nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Amen. Dukomeje gusaba Imana ngo iduhe kumva neza amasomo yo kutwubaka twakura ku buzima bwa Gikristo bw'intumwa Pawulo, bityo natwe dushobore kunezeza Imana tukiriho, ndetse tuzanasoza urugendo rwacu amahoro. Uyu munsi isomo tugiye kumwigiraho ni ukubaho uhitamo ibifite umumaro. Ijambo ritwereka ko mu isi hari byinshi kandi bitandukanye, bityo ubuzima bwacu bukaba burangwa n'amahitamo. Guhitamo neza bikagira inyungu yabyo, no guhitamo nabi bikagira ingaruka zabyo. Umuhimbyi wa Zaburi we yifuje kumenya guhitamo neza, ati ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge, kuko nizera amategeko yawe. Hariya muri Zaburi 119 umurongo wa 66. Pawulo ajya gusoza ubuzima bwe bwa hano mu isi, yanditse agira ati, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Hariya mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo, ibice 4 umurongo wa 7. Byaba ari ibintu bishimishije mu gihe natwe ku musozo w'urugendo rwacu twashobora kuvuga aya magambo nk'aya Pawulo. Ntabwo intumwa Pawulo yanejejwe gusa no gukora umurimo yahawe n'Umwami Yesu, ahubwo yatsimbaraye no kukurinda ibyo kwizera kugeza ku iherezo, ndetse agaragaza ibanga yakoresheje ngo arinde ibyo kwizera, agira ati, nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Yesu Kristo. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Iri banga rikomeye mu kumenya iki giciro wahawe ugafata ingamba zo kukirinda, iri banga rya Pawulo natwe turarikeneye. Ryari gusiga ibyo yahaga agaciro mbere ataramenya ukuri, agaharanira gutunga Kristo wamubereye ubutunzi butagira akagero igihe yamwakiraga mu bugingo bwe. Sinzi nawe niba Kristo akubereye ubutunzi butagira akagero, ariko niba ariko bikumereye, rinda icyo wakiriye, witandukanya n'ibyajyaga bikunezeza kera, rizakubera ibanga ryo guhanga amaso ku bigufitiye umumaro. Pawulo yabaye nka wa muntu Yesu yavuze ngo wabonye umurima urimo izahabu, akagurisha ibyo yari afite byose, akaza akagura uwo murima. Ese wowe uri muri aha kahe gaciro ibyo wahawe na Kristo bitahawe bose? Kuri twebwe abana b'Imana, ntabwo gukora imirimo myiza Imana yateguye kera ngo tuyigenderemo bihagije, kandi tugomba kumenya ko bidahagije gutangira neza gusa, ahubwo harimo no kwitwara neza muri uru rugendo
ndetse no kuzarusoza neza. Niyo mpamvu tugomba guhanga amaso kuri Kristo no ku ijambo rye twumvise duhamagarwa. Menya ko uri igisonga cyabikijwe ibintu bihenze n'Umwami, ubugingo bwawe, urugo rwawe, abana bawe, umuhamagaro wawe, impano zawe n'ibindi byose Imana yaguhereye muri Kristo. Icyo Yesu agutegerejeho ni uko utarangara kandi ugakomeza kuba inyangamugayo, uguma neza mu murongo wawe, utumbira Yesu we banze ryo kwizera kandi ari nawe ugusohoza. Niwe tangiriro akaba n'iherezo. Impamvu ituma twigira kuri Pawulo wabaye uw'ingenzi mu buzima bw'itorero ni uko yakiriye neza ijambo rya Kristo n'umutima we wose kandi akarishyira mu bikorwa. Mu mubiri we ntabwo byose byari bitunganye. Twabonye ibigeragezo yari afite, nyamara yari yarishyize mu biganza by'Umuremyi kugira ngo abe ikibumbano cy'umumaro gikoreshwa iby'icyubahiro. Mwene data, izi nyigisho twigira kuri Pawulo nizo gutuma wikebuka ukitekerezaho mu buryo ukorera Imana, ukiga gukora utekereza ko uzagororerwa kandi ko atari umuntu uzakugororera, ahubwo ari Umwami Yesu ubwe. Imana iguha umugisha mushiki wanjye mwene data, Imana iguha amahoro yayo, Imana igukomereze mu buntu bwayo, ikurinde kugira ngo nawe ukore utumbira kuri Kristo, usiga ibitagira umumaro ahubwo uha agaciro iby'umumaro mu bugingo bwawe. Bizatuma ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe kandi uba uhabwa umugisha, nawe ukaba umunyamugisha mu izina rya Yesu. Amen.